buhuma. ibintu byari biri kureba abana bawe nabi cyane bireba abana bawe ku Uwiteka bitera ubuhumyi Mukama bitera buhuma. nibwo buhanuzi ndikuguha Ubwo nibwo nabibwo ndiyo ninkuha. ngo Sawuli aragenda Sawuli yagenda ageze kwa Ananiya ko yahitira Ananiya atangira kumusengera yatandika gushaba ariko none amusengera ko yabire namushabira akajya agira ubwoba akayina umubwo akavuga ngo iki gihungu bita Sawuli agira ati igisigazo cyo bari kwita Sawuli kirwanya abantu ko cyagenzera n'ikigwanisha cyahaguruka kikanyicara abantu cyakwimuka kikayita n'imbaga mu kiya aramubwira ngo imbaraga zo kukurwanya kama yamugira ngo amani ago kukurwanisa nagamwihaho imbaraga zo kurwanya Uwiteka zifata amana gari kurwanisa Mukama agakora witu ariko ntabwo ari mibi timutwarize mibi unyemerere dusome ijambo ry'Imana duhagaze munyikirize dusome ikigambo cyaranga twemereye twena twemerere duhereze uranga igiti n'isaba dushomera ikigambo turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kandi dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 28 isura 28 turasoma ku murongo wa mbere tugeze tuza gusoma harunyiriri rwo kubanza gukoma harunyiriri rwa kana turaza kurangiriza ku wa 4 nituza guhendera harunyiriri urwa kana dusome mu izina rya Yesu kandi dusome mu izina rya Yesu havuze ngo hagamba hati tumaze gukira tumenye yuko icyo kirwa cyitwa Merita ko twahereze gukizibwa twamenya ngo izibecyo nigitwa Merita k'icyo kirwa cyitwa Merita bene igihugu batugirira neza cyane kandi ngo bakama bihanga bakadukorera gi baducanira umuriro baduhembera umuriro batwakira twese bakatwakira twena uko hari imvura n'imbeho ahubwo kuba kariho injura na n'imbeho ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi Pawulo ko yahereze okugita arazicana yazihemba incira kandi intwera iva mu muriro imuruma ku kiganza ikaruga mu muriro yamuruma ikiganja umurongo wa 4 ahantu nyiriro rwakana bene igihugu babonye icyo gikururuka kandi bakama bihanga ko barebera ikirere kirereta ku gikonjo cye kandi ngo kikandi kirebeka umva ukuntu bose bavuganye urira uko bagambire ni ukuri ubwo buzima uyu muntu n'umwicanyi ubwo umuntu n'umwisi nturora nubwo yakize mu nyanja nimukuraba nubwo akizibwa udaca urwa kibera kandi atari gushara ubwo ari kugwera urubazo nimukundira kubaho tibikamwikiririza kugumaho ariko Pawulo konka Pawulo akunkumurira icyo gikururuka Pawulo yakunkumura mu muriro yagikunkumurira mu muriro maze ntiyagira icyaba rero yagikunkumurira mu muriro tiyini cyo yabire tumva twasomye mu runyankore twese iyo nimenya ngo twena twabihurira ajye kurabira ururimi rw'urunyankore Imana ibaha umugisha mukamara hanga amaherezo umugisha mwisi kamere teneraho Yesu mungaruza Imana ariko amazina nitwa Mushime Rukundo Ezekiel amazina ni banyita Rukundo Musime Ezekiel umugabo wubatse mfite umugore n'abana n'umushinju yombekire ayi n'umucyarakazi n'abana tabona byaye n'abana b'imfubyi ndetse ayi nabo yazire kandi ayine n'abana b'imfuzi abari gutura nabo ndashimira Imana rero nasima rahanga yampamagaye mu myaka yanjye ati ni nsima rahanga uwanyesire umubwire bw'imyaka yanjye ndashima Imana yandinze ni nsima rahanga uwandinda nyimara kumenya ko hano hari igiterane ko nahereze kumenya ngo hariho urukungana twasenze Imana nkashaba rahanga hanyuma mbwira Imana ngo uzaturinde kugeza kuri uriya munsi nkashaba rahanga nagira ngo ubuzima odukume duhika izobe genyine iwacu kuri paruwasi uwita Burisa ni njyewe uhari kuko umushumba ari ku ishuri ninjye njya Burisa kuba Bishop Ningumurisa ajya hishomero dufite umushyitsi wavuye mu Rwanda nawe uri kuhigisha n'umugenyi uri ku Rwanda nawe ajya aha Burisa ayineho gutwara kwigisa namubwenga hagume nanjye ngiye mu murimo namugira ngo guma Burisa nanye nazamurimo rwa Ruhanga tukadushimira abantu benshi nidukira gusimira abantu bingi ariko jewe njye nkunda gushima Imana cyane konkanyo we ninkiza ugusima Ruhanga muno gushimira n'undi muntu umwe kandi ninsimira na n'undi umuntu umwe iyo ndimo ngenda nani ntambura nkavuga ngo Imana ishimwe kuko Imana yampaye umugisha wo kuba ndi hano
yankunda gukora ibiterane by'ahantu henshi hatandukanye. Ninkira gukora ninkira kuza amukungana Ariko mu giterane n'abandi bo mu rukungana ndavuga ngo ningamba nti ndashima Imana, ninsima rahanga, ndashimira n'umusaza bita Museveni. ninsima umugurusi bari kwita Museveni. ninsima umugurusi bari kwita Museveni wita umutere mu ngaro z'ama n'abandi bagweje ngira rahanga ndabizi ko nta ukundwa na bose, ni ikimanya ngo buzima abantu tubaka gukunda bona, ariko jewe ndamukunda konkanya we ni mukunda umushije wa rahanga kubera ko aduhaye uburenganzira bwo akuba kuvuga Imana aduhereza ubwire bwo guherereza mu rahanga muri iki gihugu. umwihangeri Ni umuntu wubaha abantu b'Imana, n'umuntu uri guhereza abantu barahanga igitinisi nubwo adahari atari no kutwumva, nubwo atari waha atari yaduhurire, ariko nzi ko hari intumwa ze. konkanya imanya ngo hariho intumwa zeyi mumfashe nawe mu mukomere, aza nawe mu mutere wo ngaro z'amani bishimye. jya guhaguruka madamu wanjye okuza aho gutsimbura umukazi wanjye yambwiye ngo mbahe intashyo yangambira ngo mbaramutse nimuzakire. mwakira ukuramutsa k'umucyarakazi wa pasiteri. Ejo twari dufite igiterane cy'iminsi 2 cy'amasengero. izo bajyanyamo abazo tukatwiye no gushaba kw'ibiro 2. Hari bene data bose bambwiye ngo ningera hano nsoze niyo bene tata bagira ngo ko ndahikeho nanone imikoro mwena babaramutsa. nabonye pasiteri wacu uturuka Kajaho, nareba pasita witu uri ku rugakazaho nakuramukije Imana. nakuramutse mu izina rya Yesu ranga guhereza umugisha. Abayobozi mwese ba leta, abahereza bona bakavumenti twabakiye, Imana ibahe umugisha kuza. bahanga abahereza umugisha ukija. Ndashimira umushumba w'iri torero ninsima umurisa w'ekanisa wampaye ikaze hano hantu, kandi wanyikiririze kuba ndi waho. yakomeje kugenda amamagara akaguma nanyeta anyibutsa, akaguma nanyijutsa. Imana imuhe umugisha. ranga muhereza umugisha gw'amani Nkoze ingendo nyinshi, uko ziri gutambura kwinji. hari igihe uvugana n'umushumba hariho ubwira bwo kugamba n'umurisa ugaherukana gutumira ugaherera kwasire ukongera kubonana uhageze, ukagaruka kumuhurira ninga no kumureba. umushumba wanjye afite urukundo rwiza. kumuhereza wanyu umushumba yine rukundo, Imana imuhe umugisha. mukamaro hanga muhereza umugisha. Pastor dukorana umurimo w'Imana ba pasita baturiye dukora hamwe umurimo, mwese, Imana ibahe umugisha. mukamaro hanga bahereza umugisha. Naje hano rero ni ijaha kugira ngo tuganire ijambo kwenda ngo tuganire ikigambo cya rahanga. Haleluya. Amen. Urunyankore ntabwo navuga ngo ndarwigishamo, urunyankore nyewe tukubasa kugamba ngo nimbasa kwigisha umurunyankore, ariko hari abantu bajya bashobora bakora ibintu bidashoboka. konka hariho abantu abari gukora ibintu bitari kubasika. Jewe ndi umucuruzi mu buzima nyewe busanzwe, by'umushubuzi mu magara ganjye, genda mu bihugu bitandukanye, ni intambura mu mahanga agatanireho, ariko nkunda gukoresha ururimi rwanjye numva. konka nyewe ninkozesa ururimi rwanjye rwenyine. Ibintu byo kuza hano nkavuga urunyankore mugaseka, rero icyo kwisha nkagamba urunyankore mugatandika gushekerera, nkagira ngo mwafashijwe kandi atari ibyo, kandi gatekateka ngo ubundi mwine icyo mwihamo guseka ururimi ndi kuvuga. muriyo nimushekere ururimi rwo ndiyo ni ingamba, ngomba kuvuga ururimi nzi, ni ingamba ururimi rwo ndi kumanya. Yesu akarukoreramo kugira ngo ahubwo kuba Yesu nakorera mu rurimi rwanjye ibintu bitambura. usomye ijambo ry'Imana hariya, nashomye ikigambo cya rahanga mu kigambo. iriya jambo ndihaye intego, ikigambo cyo nagihereza umutwe ivuga ngo ikigambo kiri kugamba kiti ab'Imana igishaka gukoresha abo ruhanga kiriyo nayitenga ngo bakore ntabwo bapfa, kibari gufa. ab'Imana izakoresha abo ntabwo ruhanga rikenda gukozesa nta gufa. impamvu uri hano, ishonga ujya mu mwanya wogu, impamvu ukiriho, ishonga ukiri waha, nawe warakurikiye abapfuye, ni ukabire wakurasira bapfuye, ariko kubera ko hari iby'Imana igishaka kugukoresha ugutekateka ranga icyo ariyo nakwendamo ntabwo upfa, tukava nubwo uzapfa nk'uko ubuzima babitekereza. turafe nk'uko abantu bari gutekateka, Abantu bagerageje kupfa, abantu bakagezaho ngufi, abandi barakubita baravuga ngo ntabwo warapfuye, abandi batera batekateka ariko kubera umugambi w'Imana tugufiteho, kugira ngo nitekateka ya ruhanga kubera ko akazi k'Imana katararangira, kugira ngo umurimo gwa ruhanga gutagahwireyo ntabwo urapfa. iwe tugakwiye Mufashe tuyihe icyubahiro. muhereze wange gutibitsa yema 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 ab'inyuma uko babura. Mumbwirire umuntu mwicaranye, gambira umuntu usutamenaho ab'inyuma imwe
gambira umuntu usitame nawe mbona n'abandi bigisha babikoresha nanjye reka mbikoresha inkira kureba abari kwigisha nabo ntibabikoze nta n'icyo bitwaye tibyine nashobora ibi umuntu mwicaranye gambira umuntu usitame nawe kugira ngo kuko Imana igishaka kugukoresha umugambira kuko ruhanga ari kwenda kugukozesa ntabwo uzapfa nk'uko babitekereza turafe kuko bariyo nibatekateka turafe ruhanga kikwine ibyo gukora ubiramo Yesu abantu mwagwegera uri kazaramu ruhanga kikurekiraho ngo ugire icyo wakora yemwe bagwe turagara we n'abantu muri hano n'abandi muri kutwumva abantu ababyaha n'abandi abaduhurire ubwoba bw'abarozi n'ubushire ubwoba bw'abarozi bukoma biracyadufite ruhanga kitwineho ishonga ntabwo tuzapfa nk'uko babivuze turapfa kuko bakigambire Bibiliya itubwiye umugabo bita Pawulo Bibiliya yatugambira umushinja bari kwita Pawulo uyu Pawulo kandi Pawulo ataraba Pawulo atakabire Pawulo agifite irindi zina izina uyu Pawulo yisomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Pawulo wasoma mu gitabo cy'ibyakozwe mu bice bya 9 ku murongo wa mbere ni umugabo wize ahantu ngo bita Itariso n'umushinja wasomera bari kwita Itariso amashuri abanza n'ayisumbuye yasoma okutandikira asoma isoma ryo kubanza n'irya siniya hanyuma uyu Sawuli kandi Sawulo arangije amashuri ye ko yahereze ugusoma pe diplome ye yaje nabona ni diplome icyo gihe ikunzwe cyane kandi diplome yayikije abantu kuko yize ibintu bijyanye n'amategeko ahubwo kuba gasoma ibintu bikwatirine n'ibiragiro by'Abaroma kandi ihanga ry'Abaroma ndetse n'Abayuda nangwana n'Abayuda bahita bamuha akazi bamuhereza umurimo Sawuli rero kandi Sawulo yaje kugira akazi akije yapfuna umurimo bamuha n'ibyangombwa byo kujya yirukana abantu bamuhereza nangwa n'ibihandiko byo kugumana aringa akajya arwanya itorero ry'Imana agagumizamo kurwanisha ahantu yumvaga bari gusenga nk'uko yabirahurira abo gushaba nk'uko tubyaha yarazaga akayija bamwe akabafunga akayija bamwe bakoma abandi akababika Sawuli kandi Sawuli yarwanyije itorero akagwanisha ikanisa mu rwego rukomeye cyane akagwanisha ikanisa umwidara rigumye Sawuli yari afite ubugome kandi Sawuli akayinda ububi iyo Sawuli mwahuzaga amaso Sawuli ko mwabire nimureba namutabisha umutima ukamubwira ngo uri kumureba nabi umutima ukamworeka ngo wamureba kubi yahitaga kwica akakurahutsa kwita iyo waciraga hasi Sawuli wabirutswe hasi Sawuli nakureba yaravugaga ngo ubwo niwe uciriye akatekateka ngo niwe wacwera gucira urubanza rwo kugufunga akamushariramo umushango wo kugukoma iyo Sawuli yabaga ari kuvuga kandi Sawuli kwirabira banagamba bahaguruka mu iteraniro nk'uko muri guhaguruka akemerera umukanisa nk'uko muri kwemera mu nshingano ze yabaga abyemereye mu kiragiro cye akayikiriza yahitaga gucira urubanza rwo gupfa akagushariramo umushango wo gupfa Sawuli yari afite ubugome kandi Sawuli akayina ububi Sawuli ntabwo yayigezemo umuntu mwiza kandi Sawuli akatakurebwa nk'umuntu umurungi Sawuli rero igihe kimwe kandi izuba rimwe Sawuli muribuka baririmbye umuntu mujya muririmba bita nimwijuka imwe abakwaya uwo mutani mwishongora nka Stefano uriya bita Stefano muvuga ngo kandi niyo bari kugamba Stefano barekira amabare Stefano aravuga butumwa mwigisha Stefano imwe abahereza abaruhanga baburiza Stefano umuntu w'Imana kandi Stefano umuntu wa ruhanga Imana yemeye ko bamufata ruhanga akikiriza ngo bamukwa bamucira urubanza rwo kumutera kandi bamusharira umushango wo kumurekera amabare biravuga ngo bamwicishije Bibura amabuye n'ingambire ngo bakamwitisa amabare umuntu wamwicishije amabuye kandi rero umuntu wamwitisiza amabare n'uyu muhungu bita Sawuli nubwo umusigazi wari kwita Sawuli Sawuli yari ahahagaze kandi Sawuli akaba yemereye ari kuvuga ngo ni mumutera ari amabuye kugamba ngo mumurekere amabare arimo ari kuvuga ngo ni muri gutera akaba nabi nagira ngo nimumurekere kuba amabare akababwira ngo no mu mpanga nimutereyo akaba nagira ngo no mu buso mumurekere amabare akababwira ngo no mu jisho nimutereyo akaba bagira ngo n'iriso muritere ibare Sawuli yari afite ubugome Sawuli akayina ububi nk'ubwo wari ufite utararokoka ubwo wabiruye utakajuniwe ndashimira Imana insima ruhanga Imana ruhanga yahamagaye wowe ruhanga uwakwezi nanjye nanjye ikamamagara ruhanga kanyeta Imana ishimwe igihamagara mukamasimwe ukimwe neza umva rero hurira Sawuli
Sawulo aza kongera kumva abantu bari gusenga, akije yahurira abantu bari gushaba ngo bari ahantu Damasiko bari kuhasengera, kandi bakabanikira n'imikono bajyaho gushaba, wakumva abantu bari rukungiri bari hano, wahurira abantu barukungiri bajyaho gushaba, ngo baramubwira ngo Sawuli we, ngo bamujyana ngo Sawulo, hari abantu bari gusengera Damasiko, hari abantu bariyo ntibashabira, hari abantu wishe biremera, hari abantu bo wayisire byikiriza, hari abantu barimo baravuga ko bafite imana yabo, abantu bariyo ntibagamba ngo bene ruhanga wabo, ngako kanya ngiryo sha Sawuli ahita asaba inzandiko, Sawulo yashaba ibaruwa, ngaravuga ngo hari abandi ngiye kwica, cyatiriyo n'abandi bonaza kwica, ariko reka nkubwire nkugambire ab'Imana igikoresha abantu bari gukira gukozesa ab'Imana igifiteho umugambi, abantu kineho ubushobozi kubarirwa, ubwoba wari ufite nibushire, ubwoba bwo waba nyine buhwe, Imana ikigufiteho umugambi, nanga kineho ubushobozi, ntabwo uzapfa nk'uko urapfa kuko babitegatekeye. ngo Sawuli ahagurutse abasirikare, Sawulo yimutse amahe, ngafata umuhanda, yakwata umuhanda, ijuru rijya rituvuganira, iguru ritahane ritugambaho, riba ryabonye Sawuli, niba ryarebere Sawulo, ubu hari ibintu Imana yahagaritse, hari ibintu by'aruhanga hari yayemereza, ibintu ijuru ryabonye, hari iby'iguru ryareba, ko Imana idufiteho umugambi, ntabwo kuba ruhanga twineho ubushobozi, ijuru riraterana, iguru ryasukama ngo rikoreshe inama, ryakoze Yesu urukiko, riravuga ngo yewe ryagamba ngimwe Sawuli hari abantu agiye kwica, Sawulo ari n'abari kuza kwita, kandi baracyafite umurimo kandi imbere, bakina umurimo mu bisho, aba bantu ninde wajya kubatabara, kandi abantu abano kubasa kubayama, marayika w'Imana marayika wa ruhanga ashyira hejuru muri iyo nama, yaza mu rukiko, aravuga ngo njyewe ngajya gutabara, yagira ati ngabane nza kuyama, marayika aramanuka, marayika yashuma, ahagarara mu nzira, yayemerera mu muhanda, Sawuli yari bunyuramo, Sawulo yaraba, reka nkubwire kangambire, hari ibintu marayika yahagaritse, hari ibyo marayika yayemerera, byari bigiye kukugeraho, ibyo bire byaza kuguhisha, hari ibintu marayika yahagaritse, hari ibyo marayika yayemerera, kugera ku bana bawe, hari ibyo yayemerera abana, bihagarika, marayika yabwemerera, ngo marayika ahagarara mu nzira, marayika yayemerera umuhanda, Sawuli araza, Sawulo yisha, araza, Sawulo yisha, Imana ntiyakora ikosa ruhanga atakakora inshobe, ryo kugutabara, atakakora inshobe yo kukuyama, Sawuli ataragusasira, Sawulo atakagusugire, arabanza akareka Sawuli akakwegera, areka Sawulo abanza yaguyika, kugira ngo yiheshereze icyubahiro, wenda ngo abase ngo kwisigitira, Sawuli ari mu nzira ze, Sawulo byo mu misha yaraje, marayika aramufata, marayika yamukwata, Bibiliya iravuga ngo amutura hasi, Biblia yangambira ngo yamutera hasi, mu buzima bwa Sawuli mu magara ga Sawulo nta muntu wari warigeze umutunga urutoki, cyari wabire yamutungiraga ku mu mbaraga yari afite, umumani ko yabira yine, no mu bubasha bwa leta yari no mu afite, bushobozi bwa kavumenti ubwo yabira yine, nta muntu wari gutinyuka Sawuli, cyari wabire nabasa ariko gutinyuka icyo Sawulo, marayika adukoreye muri kuko Bibiliya, marayika icyo yadukorera no mu nuko guterana, yohereje marayika kuko yasindika marayika wo gukubita Sawuli hasi, wo gutera hasi Sawulo, haleluya, Amen. ndamukubise hasi, ko yamutira hasi, Sawuli aravuga ngo ninde muntu, yagira ngo agatebe utagahenda, yagira ngo Sawulo, yagira ngo nuhe muntu utinyutse kungeza hasi, aho kubasa kuntera hasi, kuva mbayeho kwihanimbaho, nta muntu uratinyuka kundwanya, cyari wangwanisize, ngakora no ku mwenda rero wanjye, ugakore n'ahakijwana cyane, umuntu utinyutse umuntu watinyuka akaba nangejeje mu ntabwo itaka, akanshyitsa ahayitaka, mbashije kumumenya, namumanya, ndamukorera, nimukorera, nimumenya, ndamuhindukirira, za kumugarukira, ngo Uwiteka Mukama abaza Sawuli, yabuza Sawulo, aravuga ngo ariko Sawuli, yamugira ati Sawulo, ko ubundi nakugize gute, ubundi nkagukorera kiha, Sawuli undenganiriza iki, Sawulo ntuteganiriza, mbariza umuntu mwicaranye, mburiza umutusi mubwira ngo ubundi bakurenganyiriza iki, mubuzi uti ntabwo yakirwa guturage, ubundi kubwiriza ijambo ry'Imana, bakuyereza ikigambo cya ruhanga, kuririmba, ko nuyishongora, ugafata indirimbo, ko nuza kwiga iby'ishongoro, kurara mu ikanisa, ko nurara umucyaki, gusengera abarwayi, ko nushabira abagwire, kwirukana abadayimoni, ko nubinga dayimoni, ubundi bagushaka iki, ubundi nibakurondaho ki, abantu bagwejegera, haleluya, amen. Uwiteka aramubaza ngo Sawuli undenganiriza, Kama yamubuza ati Sawulo numpiganisiza ki, Sawuli yumvishe ko ari Uwiteka, Sawulo ko yahurira ngo ni Mukama, aravuga ngo Uwiteka we, yagira ati Mukama we, nemeye ko ufite imbaraga, nikiriza kwiyinamani, guhera uyu munsi ugutandikira izuba, ndemera kugukorera njyewe, yinyikiriza kugukorera buzima, haleluya, haleluya, amen.
umuntu nakurwanya, umuntu yakurwaniza ashobora kukurwanya kubera ko akurusha imbaraga, nabaza kurwaniza uko nagukiza amana, kubera ko atunze ubutunzi, ntabwo kuba yina ubutunzi, kubera ko afite ijambo, ntabwo kuba yina ikiganza, ariko dufite bosi konka twine umubwire tuvuganira, atanatugambirira n'umukuru w'abakuru ajya tuvuganira, atanatugambaho. urubanza rwawe ujye urushyira Uwiteka, umushango gwawe gutwarire Kristo, ujye urushyira Uwiteka, umushango gwawe gutwarire Kristo. Sawuli ako kanya, Sawuli iryo shaha, umuyobozi w'igihugu ukomeye, umwibembezi w'ihanga kandi w'amani, ngo mu kweguka, ngo mu kwimuka, oya ndebera abasirikare bari bamukurikiye, ndebera amahaga birega mukuratiri, ubwo bose Bibiliya iravuga Biblia ni ngambira ngo amutura hasi, ngo akumutera hasi, abasirikare bari bari kumwe nawe kandi ngo abasirikare babire bamwine ntabwo barebaga umuntu wamugejeje hasi, bakaba batakubaza kumenya umuntu wamutera hasi, babonaga kurasa ari kwigaragura mu bo muhanda. bakareba umushinja ari hansi ariyo nayigaragura mu muhanda. Isengesho ryawe Ishara yawe, rijya rigenda rikagera ahantu utabasha ishara kugera, yawe ni ikantu utari kubaza guhita, rijya ribasha gutura ibintu hasi. kandi ishara yawe nitera hasi ibintu. Dufite Imana idukoreramo Binda ruhango uri kudukozesa abantu batajya babona, abantu tibakumurebo, twebwe dusenga biri mu magambo, itwe ntidushaba turyo mu biganza, ariko tugatabarwa biri mu bisubizo. utabarwa bityo mu kugarukwamo. Haleluya! Amen. Usenga uri kuvuga amagambo, ntidushaba turi kugamba ariko ibiganza, wajya gutabarwa bakabaza gutabara, bakakubona wicaye mu bakareba modoka, usutamye mu modoka, bakabona usura inka nyinshi. bakareba uyinete nyinshi. Haleluya! Haleluya. Shitwe ruhango, ruhango shitwe ruhango, haleluya twamushaba na Sawuli ari ku butaka, ruhanga yagamba na Sawulo iramubwira ngo nabonye agasuzuguro usuzugura abana bawe, kareba ukugayana kuri kugaya abantu bawe, reka abantu bagusuzugure, k'abantu bakugaye, ariko nijya kwihesha icyubahiro konkeranga yaza kwisigitina bazagaragara, nibaza kurebeka, reka abantu bagusuzugure, k'abantu bakugaye, suko Imana itari kubibona, takagira ngo ruhanga Imana atakubireba, yarabibonye, ruhanga atabireba. Haleluya. Sawuli ngo ari hasi, Sawuli akaba ari hasi, ibihungu bye byari bimuherekeje, kandi ibyojo bye byabire bimushendekiza, byose byari biri kumureberaho, byona bikandi bimureba hansi mu muhanda, ngo bosi yagira ngo umubwika umwaka tumaranye imyaka yadutwireniwe katarwara igicuri, katagukira ku rw'insimbo, uyu munsi byamugendekeye bisaba habaho kiyo, ko twari dufite misiyo, ko twatwine porogaramu, hari abantu twari tugiye gufata, ko twine abantu bo twara twaza ukwata, atabyukiye mu kabari, katakera umubara, yasinze ryari, isinda ryo yasinda n'iriha, batandika kubibuza, impamvu wakwita umurozi utaroga, ishonga y'abari kukwita umurogi kandi utari kuroga, nuko hari Imana ijya ituvuganira. hariho ruhango uri kutugambirira. Mfite mushiki wanjye umwe nyine mu mwanya wanjye umwe yagiranye ikibazo na mukuru we, akagira ishonga na mukuru weye, noneho bata ibintu by'amataka, bafa ibintu bikwatiriye n'itaka, baraburana, bahoza uwo murumuna we aramutsinda, ubwo murumuna we yamusinga, murumuna we rero yari umurokore, kandi murumuna we akadya umurokore, mukuru we ari umunyamashuri atatubaha Imana, weye akadya umuntu washomire konka atari gutura cye. hari abantu bumva ngo ni abanyamashuri, hariho abantu bari guhurira ngo bashomire, ariko kutubaha Imana konka ubudahereza arahanga igitini se, ntabwo wabikangisha ku muntu wasenze Imana. ko kubaza kubireta umumisho uri muntu uri gushaba arahanga,
noneho rero ngweno ngo mukuru we aramubwira ni itaka nubwo uvuga ngo yamugira ati itakiri nubwo niyo nutegatanga ngo ruza gusiga iri taka ntabwo uzarikorera muri itakiri turagira icyo urakorere murumuna we aramubwira tumva murumuna we yamugira ati numanye ku mbaraga zanjye ntabwo ahabwa mani ganjye iri taka ndibona koko ahabwa mani ganjye iri taka tinakubire n'indi ariko ubwo ubona buri munsi ujya muravana ubwo ureba n'inzu umunani tupereye avuga ngo twabuze icyo gukora akagira ngo tukaronda icyo gukora icyo yabyaye no kugutsinda umunani tupereya icyaha bigiramo no gusinga no kugusinga abantu bikwereka ko ariyo uri gukorera Imana nta kintu bimaze uhereza ruhanga ko bitinde mu bazajya babona ko kuyikorera harimo inyungu nyinshi nibareba ngo mu gukorera ruhanga harimo amaguba mingi hanyuma rero ngweno murumuna we aramubwira ngo mbashaka murumuna we yamujyana ngiwe nzakwereka yuko ndi umugabo nzakwereka ngo by'umushisha umutoya aramubwira numva aza umutoya yamujyana nanjye nzakwereka ko ndi umuroko nanjye nzakwereka ko ndi umuroko rujuru haleluya amen ujya wirata yuko uri umukristo ugume uyirate ko ndi umukristo Yesu wawe ukurimo ugambe Yesu kuri apana kuvuga ko uri umusinga inga ureke kugamba uruganda rw'abana b'abagari ureke kugamba uruganda ubagambira uti ndi umukristo mukuru aramubwira nzabikwereka mukuru we yamujyaturinza kukoreka mukuru we rero ako akashomye aza kugira inshuti mbi yagira mu mwana we mubi iramubwira tuva rero yamujyati numanya tugende tujye muri Kenya kandi tugende tuze muri Kenya itaka uzarigaruza itaka nuza kurigarura Bibiliya iravuga ngo iby'abapfu Bibiliya yangambira ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu ibiribwa n'abapfumu amujyanye mu bapfumu muri Kenya yamutwara uko mu bapfumu ngo bageze mu nzira ko bayikira mu muhanda murumuna w'ijwi ry'Imana murumuna we yirakajyara hanga aramubwira ngo fata abanyamasengesho yamugira ngo kwata abashabi fata abandi bantu mwataka kwata abandi bantu imbaraga z'umwijima amani kumwirima gaza kwiba murumuna we ahamagara abantu murumuna we yayetaba ababwira uti nabimenye yabagira ati nakimanya satani yansabye satani yanshaba muze tujya ku musozi mwije tuzakagongo guhamagara Imana tuzakwetaye uruhanga ngo bajya gusenga baza gushaba mukuru we aragenda ageze muri Kenya mukuru we ko yayikire Kenya bahitira ku mupfumu bahika mupfumu ngo mupfumu yarakomeye cyane mupfumu akayina mani mu umupfumu agerageje gushakisha mupfumu yagezeho kuronda murumuna mupfumu aramubwira ngo mbareba umupfumu yamugambira ati numanya uyu murumuna wawe ubwo murumuna wawe ntabwo ndi kumureba ntabwo ndi kumureba ndi gushyira muri mashine yanjye ndiyo ni muri kompiyuta nkabura murumuna wawe ukaronda murumuna wawe akabura undi akamubwira ngo wakira abantu akaronda murumuna we akabura gushakishaga ndiyo ni indonda aramubwira numva rero yamugambira ati numanya ufite undi muganga ukomeye twinundisha umushaho w'amani muri Nigeria wagufasha ajoka muri Nigeria nugera yarahita mukurura urayikeyo nabasa kumusika mukuru we aragenda ajya muri mukuru we yaza muri Nigeria abandi barimo barasenga abandi bariyo babyahamaze Imana irimo iravugana nabo wanga ariyo nagamba nawe wabwani hari ibintu ndi gufata miri yajya ati nyine ibyo ndiyo ni ukwata Imana igira ibintu gufatira muri ibi wanga agira ibyo yagukwatira umuryango wawe wanga agira ibyo yakwatira Imana igira ibintu ifata wanga agira ibyo yakwata abaturanyi bawe muri barerangwa Imana igira ibintu ifata wanga agira ibyo yakwata nubwo munsi yawe hatuye umurozi nangwa munsi igira imwe nubwo haruguru y'inzu hatuye umurozi nubwo haruguru y'inzu yawe hari nubwo umurozi inyuma y'inzu harara abarozi nubwo inyuma harara abarozi Imana igira ibintu igufata wanga agira ibyo yagukwatira kandi nubyakire kuri aya kirecyo jewe ndi mu buhanuzi kuri uyu musozi yewe nzo mu bunabo mwihangira harushozi nubyakira kuri aya kirecyo k'Imana izanye kunesha mu rugo icyo rwawe ruhanga yizire kurwanisha ubutaya birakubera uko ubyizeye mu izina rya Yesu ruhanga kureba kwikiriza mu izina rya Yesu ruhanga kureba kwikiriza kwino mu izina rya Yesu ngageze muri Nigeria ko yayikiri Nigeria umupfumu mukuru agerageje gushakisha kandi umupfumu w'amani mukuru aramubwira n'uyu muntu ndabona bidakunda yagira tumuntu byandemo imanya ndakohereza muri Afurika y'Epfo reka ukoherereze muri Afurika azagufasha uyu murumuna wawe ndibo barakwiyambe murumuna wawe agenda ajya muri Afurika y'Epfo yayikiro kwife mu mahanga agereye umupfumu waho umupfumu wokwe ngaramubwira numva rero iki yamujyango numanya umva ikintu neretswe numanya icyo mukawe icyo nayorekwa uyu murumuna wawe ubwo murumuna wawe yirirwa mu isi nasiba umunsi ariko ataha mu ijuru konka nataho mu iguru uyu ntabwo wahari aramubwira ni
iwabo w'uyu muntu ntabwo yamugira ngo uwabo w'umuntu wo gutimuzi, iwabo wa murumuna wawe ni mwiza, uwabo wa murumuna wawe n'umwiguru. subirayo ugende iyo ugaruke yutaye, uyu ntabwo ari umuntu warwanya ngo umuntu uramugwaniza waza kumusimba. nibutse ijambo rimwe nayize ikigambo kimwe Bibiliya itubwira umupfumu Bibuli ni ingambira umufumu bita Baramu, umufumu wa kane bamwita Baramu. bita Baramu ubwo umushinja bari kwita Baramu umupfumu ari kuvugana n'uwiteka, akati umufumu ko biragamba na mukama. igihe kimwe rero izuba rimwe umukire bita Baraki, umufumu bari kwita Baraki nawe yangaga abantu b'Imana, akana yanga abantu baruhanga kubera iki yabangaga? nawe kirabiraho Baraki ngo yatungaga ibigirwamana abwe ko bakabine Abisirayeli kandi basenga, Abisirayeli basha yubatse amasengesho akabisenyura, babire bashaba ibyo yayombeka ibyo ishari yatangiye bishenya abanyamasengesho bakabikura. Naryame mu izina rya Yesu. Baraki aramubwira ngo Baraki yamugambira ati iyo ndi kwikorera ibintu byanjye, nani nkora ibintu byanjye, biriya birokore birasenga bariya barokore ntibashaba tukabura amahoro muri iki gihe. tukabura ubusinzi umwihangeri. Ubu rero Baramu rero Baramu yajyaga nicanira umuriro ku musozi, akahemba umuriro wa mugongo bigasenga bikawuzimya. uko yabire bashenya biguraza. Ujye usenga ugira ibintu zimwe mu iwe muryango wawe, ujye ushaba ugira ibyo waraza umufamire yawe. urokore uhora mu buhamya gusa, mureke kwemerera mu bujurizi. mu buhamya ngo hari ibintu banyoherereza, ngo hari ibintu iwe ugome n'uwo mu magaragawe imbaraga n'abindi z'Imana b'abasiri zikubeho amani garangaga ku bari zimwe mu izina rya Yesu. biraza mu izina rya Yesu. Umuntu Imana izakoresha umutwaro wangara akoze Yesu. nibagirwe ndi kuvuga ngo ntabwo apfa nk'uko babishaka, umutakahembwa ubwongo utagupfa kuko abantu bari kwenga ngo Baramu aramubwira none ngo rero Baramu yamugira ngo ubuzima none urashaka ngo dukore iki? duyenda dukora iki? Baraki aramubwira ndaguha amashiringi yose ushaka, Baraki yagira ati niza kuguha sente zona ziri kwenga. ndabizi ko kuvuma ari ibyawe, ikimanya ngo gukena no kwawe, ndabizi ko kuroga ari ibyawe, imanya ngo kuroga no kwawe, ndabizi ko ihembe ryawe ritajya rizimira, ikimanya ngo amahembe gawe tigakizira. ndashaka ngo tujyane wereka ahantu bari, nani nyenda dutambure kwereka abantu abaho bari ubamvumire hazubankenere maze tubazimye kuri uyu musozi. rero tubaraza mugongo. Hari ibintu byashatse ko itorero ritabaha ahantu, hariho ibyayenzira ngo ikanisa ariko yarahaye kubw'imbaraga z'Imana, ubwabwo amani garaha kubw'ubushake bw'Imana, ahabwo gukunda kwaraha ubutware bw'Imana, ahabwo amani garaha itorero rya Kristo ikanisa ya Kristo riho. ngo Baramu aramubwira ni kuvuma ndabishobora. Baramu yagira ngo gukena ni kumanya yari ataramenya bagiye kuvuma akata kamanyira abo yaza gukena bari ngahita amutwara, ngo yamutwara ngo baragenda bajya ku musozi, bagenda ngo bazamugongo. Baraki aramubwira ngo Baraki yamugira ati numanya ngaba ari ahantu bari, abantu mbabo dore barimo barabyina, reba bariyo dore bagore barimo barasenga, reba bariyo bashaba dore barimo barigisha, reba bariyo bashomesa dore birimo biri gucuranga, reba biriyo bitere nanga dore bifite za Bibiliya, reba bine na Bibuli bimvumire binkenere tubizimya kuri uyu musozi. tubiraza mugongo. Baramu Bara aramubwira ni ngaho yamugira ati kaza zana inka rero tuzibage, etente tuzibage hanyuma mbakuvumire. rero mbagukenere. Bazana inka zirahapfira, baretente bazita bamaze kuzica ko bahereze kuzita. Baramu aramubwira ngo igikurikiye Baramu yamubuze cyakora ngiye kubaza Uwiteka naza kubuza arahanga icyo ambwira, icyo arangambira navuga ko ndi bubavume karagambe ngo mbakene ndabavuma, neza kubakene natabyemera ndakubwira. karatakikirize ni bwa mbere. Baraki aramubwira naguhaye isene zawe, Baraki yagira ati nagwa sente zanjye nishe n'inka zanjye, kandi buzima utambwira urabavuma. utangambira nuza kubakene. Ngo baramaze kubaza Uwiteka, barabayije kubuza mukama aramubwira n'Uwiteka mbavume, yamugira ati mbakene. Uwiteka aramubwira ngo utarambwira. mukama yagira ati utakagambira. Baramu ndabizi ko ufite impano zo Baramu kuvuma, ni ikimenya ngo iyi ni igiconco cyo abo gukena. wishe warabishe, abo wayisirukaniye abantu barutunga, abantu abarutunga bariya abantu n'ubwoko butavumika, bariyo abantu n'abantu batari gukenwa uramenye utabavuma. utabakena Baramu uramenye barabuteranya warere nzaguha abandi uzavuma, iza kuguhereza abandi ariko burakena. baba ni abantu batavumika. ukaba rero n'abantu batari gukenwa n'abantu batari gukenwa. Abantu tukiri kumwe muzamura ibiganza, abakiriwa n'abagambiye abari wamunanura imikono ayi ngaraza abwira bose we Baraki, yije yagambira mukama weye Baraki amubwira ni rero ibyo nakubwiye ni yamugira ati ibyo nakugambira ni bye ntaravuga ahise ambwira, utakagambire yangambira arambwira ati hari abantu batavumika baraho. yagira ngo hariyo abantu batari gukenwa bari. Baraki aramubwira ni inka ndazifite, Baraki yagira tente ziri turica n'izindi twitana n'izindi tujya ku wundi musozi ahari, tuzamugongo ugundi uyu musozi wabona uvumye,
bavumye kandi umugongo ngo baragenda bajya ahandi bazagundi mugongo ngo naho baritegera naho bagumane baranza baravuga ngo noneho bavume ngabari bagira ngo ngiro kubagicende baravuga ngo reka njye kubabaza Uwiteka barakira ryati kanze kubuza baravuga bajije Uwiteka baracyaburiza Uwiteka baramubwira ngo yewe baramuwe yamujyango iwe bara aba bantu ushaka kuvuma aba bantu uri kwenda gukina ni babandi bageze ku nyanja bari yabaye ikiranyanja inyanja yagiriye aba bantu ushaka kuvuma aba bantu uri kwenda gukina ntabwo bavumika aba bantu uri kwenda gukina babwira ahubwo iro kubagambira ngo Uwiteka bahaye umugisha ubagambira ngo ruhanga bahiye umugisha muretse kugweshegera umuntu mwicaranye mubwira ngo imivumo bakuvumye Uwiteka umuntu wese utamenya umugambira uti imikeno yo bagukene Uwiteka yihinduye umugisha ugamba uti mukama yahindura n'imigisha ibyo bagukenere mukama yahindura umugisha imivumo bavumye abana bawe imikeno yo bakenera abana bawe mukama yahindura n'imigisha imivumo bavumye imirima yawe imikeno yo bakenera imisiya umugisha ishayeti yahinduka imigisha yo haleluya amen umva rero burira twigarukire kuri Sawuli kandi tugaruka ari Sawuli ngo Imana iramubwira ngo mba Sawuli ngo ruhanga yamujya ngo burira Sawuli ngiye kukubwira ahantu ujya naza kugambira ahantu waza ntabwo uri busubire inyuma turagaruka inyuma imbaraga wari ufite zose amani ubwo waba uyine ngiye kukwigisha naza kugusomesa ngo ako kanya eshahecyo ngo Sawuli akajya kakamba Sawuli agumana naka abwira abahungu be ni muri hehe yagambira abatabana ati muri nkayi hande nese bose ntabwo uri kutureba akonka buzimungu tureno tureba naho ubwo Uwiteka yamukinduye hasi bambe we mukama akamutera hasi ahita amuteza no guhuma akamuretera bishobora gahuma atangira gukaba kabasasi yatandika kurondesa buzima ko ataguheza abaza abahungu benerega ntabwo ndi kureba akanamuza abatabana ati buzima tumukureba ngo bise mu ivumbi none ntabwo ndi kureba weno nayitera umucucu ko ngati nguweza ngo barafata umwe ajya hariya none bafata umwundi ijo yazaha ariko bamureba koko bakabona yaho ko bamureba bareba wenda yabira impu no mukugwa hasi no mukwitera hasi yakubise ikijisho hasi yatera hasi riso cyaturumbuka yo ako kanya Sawuli mu buribwe eshayejo Sawuli jesha aravuga ngo umuntu nuye hasi yagira ngo umuntu utwire hasi arampamishe yani Uwiteka guhamiriza ibintu bimaze wanga guhamiza ibintu Uwiteka agira ibintu agukubitira hasi mukama agira ibyo yaguterera hasi maze igihe bikurwanya bitani bikurwaniza ngo Sawuli kandi Sawuli ngako kanya eshahecyo ngo Uwiteka aramubwira ngo mukama yamugambira ati ngo ihute nonaha yiruka supidi ugende uyiruka ugende nugera mu cyumba cy'umunyamasengesho kuraye kumugicenge cy'umushari ndakubwira icyo ari bukore niza ugambira icyarako ugerayo kurahikeyo kuzamara iminsi itatu uza kumara ibiro bishatu utari kure wabasha ubwoko bwanjye ugashasha abantu banjye nanjye ndashaka kukubabaza nanjye ninza kugushasha ako kanya eshahecyo bakomeza kumurandata ngo bagumane bamuranda ibintu byari biri kukureba bimeze nka Sawuli bagira ngo ibyana bikureba ni nka Sawuli Uwiteka bitere guhuma mu izina ryawe ukama bitere guhuma ibintu byari biri kureba abana bawe nawe ibyana bireba abana bawe ku Uwiteka bitere ubuhumyi mukama bitere guhuma nibwo buhanuzi bikuguha ubwo nibwo bunabibwo ndiyo ninkuha ngo Sawuli aragenda Sawuli yagenda ageze kwa Ananiya ko yayikiri Ananiya atangira kumusengera yatandika gushaba ariko none amusengera ko yabire namushabira akajya agira ubwoba akayino mu bwoba akabanga iki gihungu bita Sawuli agira ati igisigazo cyo kwita Sawuli ko cyagenzera n'ikigwanisa ahaguruka kikanyica n'abantu cyakwimuka kikayita n'impaka mu kiya aramubwira ngo imbaraga zo kukurwanya nazo kama yamugira ngo amani ago kukurwanisa nagamwihaho imbaraga zo kukurwanya Uwiteka zifate amana gari kurwanisa imbaraga zo Uwiteka zifate amana gari kukurwanisa ubwami bwa Satani bugukurikiye Uwiteka ubukama bwa Satani burata mukama igira gutyo uvuga ngo Uwiteka gira gutyo tugire umukama uvuga ngo Uwiteka bifate turiti mukama Uwiteka bifate mukama bikwate Uwiteka bikwate mukama bikwate haleluya amen Imana itumubwira ngo Sawuli ngo rahanga yamugira ati Sawuli ndakubatije
nakubatiza wari ufite izina ry'ubugome wawe n'izina ribi ry'ububi uyu munsi nkuse Pawulo ogutandikira izuba nakubatiza Pawulo abantu Imana yabatije muri iri teraniro kandi mwikanize ryo hano hari abantu Imana yabatije mu giterana hari abamukama yabatize Imana yarakubatije rangata kubatiza kera wari ufite irindi zina witwa karuba hari izina ryo habiri nyine hano hari banda itabi kandi hari ababiri bagundi itabi hano harimo abantu bitwaga ba Kanyota kandi harimo abantu babiri bagambwa bukiriho hano harimo abantu bitwaga bavumba Rutunga kandi hari ababiri baza kugaroza Rutunga ariko Imana yakubatije izina mu rukore karangata kubatiza izina rya zamura amaboko hano uri mikono uri murokore amen kera kare wari ufite ubugome bwinshi ukabiye n'ububi bw'Imana ariko kubwo urukundo Imana igukunda kabwa rukundo rwo ruhanga ariko yaguhamagara ikubatiza irindi zina yakweta yakubatiza niyo mpamvu usigaye wambara bikakubera niyo shongore kujwara bikaguhika kera waragiye yari yaranze ko wambara kare haragikaye yakuri imisi zo Kanyanga kujwara yari yaranze ko wambara haragikaye yakuri imisi yo kujwara itabi ryari ryaraguhinduye nabi kandi itabi ariko ikayaguhinduye Imana iguhamagaye iguha irindi zina ruhanga ko yakwesire yaguhereza irindi zina umuntu uri hano utarakizwa umuntu uryaho utakajunima Imana iguha irindi zina mu izina rya ruhanga Yesu guhereza irindi zina mu iguru ngo Pawulo rero iramubwira numva rero Pawulo yamugira ati ntumanye ugiye gutangira kumvugira ugutandikira izuba baza kungambira muvanye muri ofisi ya leta nakwiyeho mu ofisi ya kavumenti ushyize muri ofisi ya Kristo naguta mu ofisi ya Kristo ibintu byose wigiraga ibintu byo nabyo hano yikoze se fari byo kunkorera bigahiza kunkorera Pawulo aravuga ni nkurikije Pawulo yagira ati buzima kuko nareba umutego wankubise ukanura hasi kandi agasiriko ko wankira ukantera hasi mbyanze noneho wankandagira ku ijosi nayangano baza kundi bataho mu marakabi ndemera kugukorera nikiriza kugukorera ubundi impamvu ya mbere ishonga yo kubanza wanga gukorera Imana uyiri kwanga gukorera mukama nuko itarakwiyereka ranga nuko atakakwiyoreka ariko reka nguhe ubu buhanuzi sango yereza ubu na bubu wowe urwanya abarokore iwe uri kurwanisa wowe abarokore pinga abarokore iwe uri kugezaho kureba ngo abarokore ukabangira umunsi wawe n'umwe izuba ryawe ni rimwe wanga gukorera Imana ufite amaboko abiri uyanga gukorera mukama yindi mikono ibiri ukazayikorera nta maboko ufite nubaza kwija kumukorera utine wanga n'imikono gukorera Imana uri kureba uyanga gukorera mukama uriyo nuheza mesaje nguhaye naguha message nuko ushobora kuyikorera utari kureba ubaza aho gukorera mukama uyu munsi ufite amahirwe izuba yine yo guhirwa gukorera Imana ugifite ubuzima bwose gukorera ruhanga aho kina amagarago uyu munsi ufite amahirwe izuba yine kuza ukavuga ngo nanjye mpindutse umwana w'Imana ukija ukagira uti nanjye nikiriza kuba umwana wa ruhanga mperuka kujya mu giterane hariho mperukire kuzuma urukungana ahantu bita Kamenge abajya Kampala murahazi abantu aho bari kugamba Kemengo tubwiriza ubutumwa bwiza twaburira ry'injiri hanyuma tumaze kwigisha ko twohereze kwigisha abantu mpamagara abantu bihana na leta abantu bari kujunywa hakurya hari banki ya Yugafodi usere hakariho banki ya Yugafodi yari y'abasekirite babiri kandi kayiriho abasirikari babiri mu gihe navugaga ngo ngwino umuntu wese yihana ko nabire n'ingamba ngo abantu bije bitise ngiye kubona mbona umusekirite araje ko narebera jupidi nareba umusirikari yishe akigera hariya ko yayikire ngaho ijwi riramwongorera iyo mbunda ujyanye mu giterane n'igihano kajya mugambiramo ngo iki imbunda yo watwara umurikungana asubizayo imbunda ayihereza mugenzi we imbunda yagigayo yagikosa mutahiwe aza mu giterane yije umurikungana ngo aza guhagarara yije kwemerera aho abandi bari aho guhagarara abandi bari kwemerera ndamubaza ni n'icyo ushaka namubuza ngo niki kiri kwenda aravuga ngo uvuze ijambo ry'Imana yagira ngo wagambe ikigambo cyawe muri njye hari ibintu biri nawe uri kwiruka umurinyi ibintu bironi bihananuka none ndashaka gukizwa nanjye ngenda kujuma nkaba umwana wa ruhanga turamusengera twamusharira tumaze kumusengera twohereze kumusharira aratubwira ngo reka dusubire mu kazi yajya tukangaruka mu muhamuro igihe yari ari kwambuka Karasi ko yabire nahingura korasi fuso yari ipakiye ibitoki akija fosi yabiri pakira ibitoki ituruka mwiri yari kwambuka yaretwa kuri yari gutwekaniza umusekirite iramukubita yitura baba hasi umusirikari yamutera yayitera hasi ntabwo yigeze asamba yapfiriye aho wetaranagire no kuguru n'umukono agakabiraho umuntu wese umuntu wenda akwiriye guhora yiteguye ashinzwe kuguma iherezo ryawe ubwire bwawe ntabwo urizi uyu munsi wa none ko kumenya aho urakomereka kugwejeje ushobora kuba wigira umunyabwenge
umunyabwenge cyane, rubasa kwireba nk'umunyabwenge muno, inzoga zarakubase, amagwa gagukwasi, itabi ryarakubase, itabi yagukwasi, ubusambanyi bukubase, ubushambano kwine, ariko hari Yesu uruhura, hariho Yesu uri guhumuriza abantu, hari Yesu watsindiye isoko, hariho Yesu watsindiye agatare, barusha n'abaremerewe, kandi Yesu uyu nawe yaguhamagara, izuba nakweta. umva neza rero, urira Sawuli atangira ivugabutumwa, Sawuli yatandika kuburira yagera ahantu ko yahikira ahantu abantu bamureba, kwiyabira hikanta abantu bagahita birukanka bakavuga ni n'umwicanyi, bakaba bamureba bagira ngo umuntu n'umwisi, akababwira ni muze, abanyati murigeyo ngahindurwa, ntabwo nyiri ngahindurwa tikiri umuntu, muze mbabwire Yesu wabaye, ije mbagambire Yesu wabaye, muze mbabwire Yesu ukomeye, ije mbagambire Yesu muze wabaye, mbabwire Yesu Kristo ushoboye byose, reka nije mbagambire Yesu bakavuga wabaye, numva abantu bakagamba, tubwira aho ngaho n'udusatira turiho, tugambiriraho utadushyika hihi, n'abantu batangira kumutinya, ngo abantu batandika gutinya, ariko Pawulo konka Pawulo ngakomeza ivugabutumwa, yakomeza mu kuburira, hari umuhungu w'umudogiteri, hariho umushinja umwe w'udogita, bari bariganye, bakaba bashomere hamwe, umugabo bita Luka, kandi ubwo mushinja bari kwitaruka, ngo bajya bababwira muri Bibiliya, umwe w'abatani bagamba mu Bibuli, Luka bari bariganye, kandi Luka we bakaba bamusomye, amakuru ko Pawulo yakijijwe, kandi yije yamanya amahurire ko Pawulo yashimye, Pawulo n'ubugome bwe yaburetse, bagira ngo Pawulo na n'ububi bwe yakabureka, nanjye ngiye kwihana mpinduka umwana nanjye w'Imana, naza kujuma mumwana hari wawe, abantu bareba ingeso zawe, hari abantu bari kureba imitwarize yawe, bikabatera guhindukira, bikabaretera abantu guhinduka, ivugabutumwa rizajya rihera aho mutuye, kuburira reka gutandikiraho utwire, aho mutuye niho hahera ivugabutumwa, aho dutwire mu makagu wita umubyaro, uzi kubura umuntu w'Imana, umenye ngo utyo umuntu warahanga, ubona ukijijwe, kutureba ushunigwe, uri umuririmbyi, uryo mwishongozi, uri umuvugabutumwa, uryo umuburizi, uri umudiyakoni, uri diyakoni, ariko abantu bakavuga ngo aho gukizwa n'uriya nabyina, konka bakagira ngo ubwire bwo kujuma kakananka ingaha, ujye umenya ko nta vugabutumwa, umenya ngo iwe tuyine kuburira jingiri, umurokore mwiza agira ubuhamya hatuye, umurokore murungi ayine okujurirwa umurokore mwiza agira ubuhamya ahantu agenda, kandi umurokore murungi nabaye n'ubujuriza hari kuraba, niyo ugiye iwanyu waba nuzi wanyu bakwiriye kumenya ko wakiriye Yesu, bashemererwa kumenya ko wayakiriye Yesu, ubwoko bw'iwanyu bwakicara kandi ngo uzimazi mu Rwanda rwari basugira amagambo buvuga ko kurimo, bambe famire yasutama itina kugamba ahubwo kuburiho, muri ibi bintu mubona ngo ni ikinyanja, ibigambo byo muri kure nk'iby'inyanja, ibi by'amasamake n'ibindi, ibi by'inyanja nk'ibyo mutangiye, iyo biri mu mazi, ni babi byo mu mizi, iyo igeze mu mazi akonje, yayi kuma mizi gari gufuka, irakonje, ni ifuka, iyo igeze mu mazi ashyushye, yayi ka mizi gari kotsa, nabwo irashyuha, ni gumizi n'ubutaka, dufite abarokore rero, ni n'abarokore iyo bageze mu isoko bayi ko mu gatare, bashyuha nk'uko agatare kari gushyuha, nibatagata nk'agatare uko kari kotsa, bagera mu giterane kandi bayi ko mu rukungana ka, bagashyuha nk'uko igiterane naho batagata nk'uko uruterane, bagera mu basinga bayi ko mu bagahi, bagashyuha nk'uko abasinga, nabo bagatagata nk'abagahi, bafata isura y'ahantu bageze, rero nibakwata ogushana abo baba batarakizwa abo ni neza, baba batakajuniwe, ubundi iyo uri umuntu wakijijwe, wawe ko umuntu wajuniwe, ugeze mu bantu bari kuvuga amagambo mabi, bayi ko mu bantu bari kugamba ibigambo, uginguka hariya gusa, wanure twari batangwa ni duceceke mu bagira ngo rukoro, muhuname umurokore yishe, ibi bintu ntiyabivugaho ni muceceke, ibintu bitakabigambaho muhuname, ariko se kuba uri umurokore, kuburyo umurokore wagera ahantu bari kunegura nawe ukajya mukanegura, iwe washanga abantu bariyo nibashekererana kandi bamugambura ni ukabaza, wagera ahantu bari kuvuga nabi nawe ukavuga nabi, ugahita abantu bari kugamba kubi ni ukagamba kubi, bariza umuntu mwicaranye ngo uburokore bwawe, bariza umuntu usutamenewe ngo uburokore bwawe buri buto, mwagwejegera hubira mu Yesu turebe no manya. Sawuli rero, Pawulo atangira kuvuga ivugabutumwa, Pawulo yatandika kuburira, Pawulo ngaravuga cyane, Pawulo yagamba munonga, Luka amenye ko yakijijwe, ngo Luka ko yaheriza kumenya ko yaje, aravuga ngo nanjye umuganga Luka yaje ati nanjye ubushaho nabureka, mbaye muretse, naba nabwemerezamo, ubu kubera ubukristo ugutandika ubukorestani, dufite ibintu byinshi twigomwe, twine ibintu bingi byo turavuga ngo tuje guha abantu ubutumwa twagira ngo tije kuburira aha mugongo w'injiri, hano hari abantu baretse amatungo yabo, hari abantu bareke ente zabo, bavuye mu mirima yabo, hari bavuye mu maduka yabo, hari mu duka zabo, baje kwamamaza Yesu Kristo, bija guhamiza Kristo ko ari mu buntu, ibi nabyo Imana izabiguhembera mu ibi bintu byona Ruhanga naza kubigushashurira, yemwe Ruhanga ataragushashura kweli, hubiramo turebe Yesu yemawe kare
Luka araza afatanya na Pawulo. Luka yije yakotanisa na Pawulo. Luka aramubwira numva rero kandi Luka yamugambira ati numanya nabonye ukubitwa cyane kareba nutegwa munonga yewe bazajya bagukubita nibaza kugutera nyiruke ubu impamvu abantu bakubwira ngo muri kumwe abantu nishonga bakugira ngo nimutambara hamwe uko nta bibazo uragira nuko utakagizire ibizibu byawe kumwe iyo ugize ibibazo nibwo ubona abantu rero wafu n'ibizibu nibwo uri kumanya bawe kandi reka mbabwire kambagambire mujye musenga Imana muyibwire ngo ni wowe dufite ugume ni mushaba mugire ngo rahanga niwe twinewego nukora ibintu abantu bazakubwira ngo tukuri inyuma kurakora ibintu abantu bakakugira ngo babyinyuma yawe abantu Jahunda kubwira abantu yo ndi kwigisha ni nkira kugambira abantu n'abarinzi avuga ngo babinyuma ariko Imana yacu iri imbere bagambira ngo ranga wita byo mu misho konkanye by'inyuma Luka rero yaraje gufasha ivuga butumwa Pawulo Luka akije izire